Shuti bene data bavandimwe, mbanje kubasuhuza amahoro y'Imana agomeze kubana namwe. Nkuko rero iminsi uko igenda yicuma aribwo tuba tugenda dushima Imana kubera yuko yongeye kudutiza iminsi yo kubaho ndetse n'iminsi yo kurama. Ni nako burya Uwiteka akwiye guhabwa amashimwe bijyanye n'igihe tuba tugezemo, kuko buri wese iyo bukeye abaramye, kandi uramye wese abaramiye mu buntu bw'Imana. Uko waba uri kose, uko waba ukomeye kose, ariko iyo Imana igutije umwanya cyangwa se umunsi kuyo wari umaze kugira ngo uwo munsi nawe wongere ubeho, ni ubuntu bw'Imana, kubera yuko hari abo mungana cyangwa se bari mu kigero kimwe nawe cyangwa se banakuruta baba batikibashe kuba bahumeka. Ni nayo mpamvu dukwiye kujya duhereza agaciro igihe cyose turimo, kuko igihe turimo gishobora kuba ari iherezo ryacu, kandi burya byaba byiza kurushaho duteguye iherezo ryiza. Birashoboka yuko umuntu yaba yarabaye mu bibi, yaba yarabaye mu bikorwa bitari byiza, bidashimisha Imana, bidashimisha Uwiteka, ariko hanyuma Imana ikamutera iteka, cyangwa se nawe ubwiwe Umwuka Wera akamusanga, ibyo byose bigahinduka zeru, hanyuma akagira iherezo ryiza. Rero bene data bavandimwe, hamwe nanjye ndetse twese hamwe nifuza yuko twagira iherezo ryiza binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa Imana icyo ari cyo. Hanyuma rero ni muri ubwo buryo cy'uyu munsi nifuje yuko tuza kuganira cyangwa se tuza kuvuga ku ijambo ry'Imana. Ni umurongo umwe turi buze kuvugaho uboneka muri Luka ibice 17, umurongo ni uwa 3. Haranditswe ngo, mwirinde mwene so nakora nabi umucyahe, niyihana umubabarire. Nuko uwo murongo uvuga. Ariko mu by'ukuri birashoboka yuko uno murongo buri wese asanzwe awumva cyangwa se yaranawusomye. Ariko se uyu munsi wa none, aho ugenda, inshuti ufite, abo mugendana, abo mukorana, ese iyo mugenzi wawe akosheje ubigenza ute? Ese wibuka kubahiriza uno murongo nk'umuntu w'umukristo wejejwe ndetse wahawe inshingano zo kubwiriza amahanga yose, ukibutsa mugenzi wawe igihe akosheje ko ugomba kumucyaha mu gihe biri ngombwa? Gucyaha kose rero ahangaha batubwiraga ntago ari ugucyaha ukoresheje imbaraga z'umubiri. Ushobora no gucyaha umuntu ukoresheje imbaraga za Mwuka Wera, umwereka ingaruka ndetse n'ibibi ry'ikosa yakoze, ukamugaruza ineza y'Uwiteka Imana. Ushobora no kubinyuza mu kumubwiriza ijambo ry'Imana kubo bishobokera, uretse ko mu gihe Imana yaguhaye umwuka wo kuvuga ndetse n'imbaraga, wagakwiye kuba uzikoresha mu kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Uyu munsi rero, cyangwa se uyu munsi cyangwa muri aka kanya, iyo twitegereje neza bagenzi bacu cyangwa se natwe ubwacu turakosa, aho kugira twibuke neza ko dukwiye gucyaha bagenzi bacu bari gukora ikosa, ahubwo ko dukwiye kubatiza umurindi wo kugomeza kuba mu makosa, kandi twiyita ko twamaze kwezwa imbere y'Imana. Icyoroshye rero cyangwa se cyiza muri byo ni uko twese twagakwiye kwemera yuko mu gihe bagenzi bacu bakosheje dukwiye kureba uko twabacyaha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ariko nanone uyu murongo uragomeza ukatubwira ngo, mugenzi wawe niyihana umubabarire, kubera yuko nawe ubwiwe cyangwa se nawe twese turemye mu mbabazi z'Uwiteka Imana. Hari ibintu byinshi tugenda dukora umunsi ku wundi, ibyo dukora tugashaka kugaragaza yuko turi mu ishusho y'Imana, ariko muri twebwe tudafite umutima w'imbabazi. Kuko umutima w'imbabazi, umuntu ufite umutima w'imbabazi ntago ashobora kwanga kubabarira mugenzi we.
kandi burya utababarira nawe ntago ashobora kuzababarirwa. Bivuga ngo niba twese dukenera imbabazi z'Imana, niba dukenera ubuntu bw'Imana, niba dukenera kureba ubwiza bw'Imana, niba dukenera kubaho dufite Imana, biradusaba ko natwe tugira imbabazi zituruka ku Uwiteka Imana yacu. Bijya bibaho kenshi ko abakristo tugirana ibibazo, tugirana amakimbirane ku buryo umuntu ashobora guhagarara n'amaguru yiwe abiri akavuga ngo njye niyo wantema sinshobora kukubabarira. Ese niba Yesu Kristo waducunguye twese, agacungura isi yose ndetse n'amahanga yose, ndetse agacungura isi n'ijuru, yaratubabariye cyangwa se umunsi atubabarira, hari ikibazo twagakwiye kuba twibaza: kubera iki wowe, kubera iki njyewe, kubera iki mugenzi wawe ashobora kumva yuko adashobora kubabarira mugenzi wiwe? Ariko uyu munsi ubuntu bw'Imana ndetse n'ijambo ry'Imana riradusaba, riratubwira yuko twagakwiye kuba twihanganira bagenzi bacu ndetse tukabagirira imbabazi, kubera yuko kubabarira bitera kubabarirwa. Utababariye ntushobora kubabarirwa. Kandi nta rugero ukomeyeho, nta rugero nkomeyeho rwatuma nababarira mugenzi wawe, cyangwa se rwatuma nanjye ntakenera ko Imana imbabarira. Rero bene data bavandimwe, ndumva cyangwa se birakwiye ko twese twongera kugira impuhwe ndetse tukongera tukagira wa mutima wo kubabarira, ariko tunagira umutima nanone wo gusaba imbabazi. Kuko burya iri jambo ry'Imana ryagomeje ritubwira neza ko mugenzi wawe cyangwa se njyewe ningusaba imbabazi uzambabarire. Bivuga ngo ubabarirwa ni uwabashije gusaba imbabazi. Ese nababarirwa gute? Wababarirwa gute utabashije gusaba imbabazi? Bene data rero, tugire ubuntu, twongere twiyumvemo umutimanama wo gusaba imbabazi, ariko nanone natwe abazisabirwa cyangwa se abazisabwa twongere twumve ko ari igihe cyo kwirekura mu mutima, kuko Yesu nawe yarirekuye, aratubabarira, aratubohora nta kiguzi ndetse nta kintu na kimwe dutanze, kubera yuko uyu munsi wa none ibitambo byavuyeho. Ntacyo tugitamba uretse kwegera Yesu Kristo byonyine tukavuga ngo mbabarira. Nta n'ikindi gitambo byagakwiye kuba bidusaba, nta n'ikindi kiguzi byagakwiye kuba bidusaba mu gihe twakoshereje bagenzi bacu, ahubwo twagakwiye kuba twegera